today mbazaniye abantu benshi bakomeje kumbaza ngase Magnifique ni gute twakaplayinga. Muri video y'ubushize nababwiraga kwaplayinga inguzanyo yaguka fund, ariko bamwe barambwiye ngo ese twanyura hehe, twabikora gute? Ndavuga nti rero reka nze mbasubize. Harimo babashije guhita babimenya, mbasha kubafasha muri process yuko babigenza, ariko harimo n'abatarabashije guhita babimenya. Uyu munsi rero nje kubabwira uko mugiye kubigenza kugira ngo mwaplaying. Hello my beautiful people, I hope I are doing well. Aho muri hose nizere ko mumeze neza. This is me Magnifique, kubatanzi kubashe bwa mbere hanga kuri icamo. Hano kuri channel rero mvuga ibintu byiza. It's about business ideas, it's about business opportunities, ibintu nk'ibyo bishobora kuzana money, amahirwe yose ahava akagera ndayabashakira nkayabazanira. So welcome rero mubana nanjye. Hanyuma kubatarakora subscribe, please kindly subscribe to Magnifique TV show. So today mbazaniye abantu benshi bakomeje kumbaza ngase Magnifique ni gute twakaplayinga. Muri video y'ubushize nababwiraga kwaplayinga inguzanyo yaguka fund, ariko bamwe barambwiye ngo ese twanyura hehe, twabikora gute? Ndavuga nti rero reka nze mbasubize. Harimo babashije guhita babimenya, mbasha kubafasha muri process yuko babigenza, ariko harimo n'abatarabashije guhita babimenya. Uyu munsi rero nje kubabwira uko mugiye kubigenza kugira ngo mwaplaying, sibyo? Tuzahura utaha mwese mwayabonye amafaranga, sibyo guys? Niba uri urubyiruko rero, iyi video ntugucika, uyirebe kugeza ku musozo. Nuyikunda umpe like, nimba utarakora subscribe kandi nanone wibuke gukora subscribe, sibyo? So uburyo rero tugiye kwaplayinga inguzanyo, nimba warujuje biriya bisabwa byose, nimba warujuje ibisabwa byose, nizeye itangazo ryo murarizi. Ibisabwa kugira ngo ubashe kubona amafaranga byose naribabwiye hano. Nimba kandi utarabibona, ugende urebe muri video zabanje urabibona, hanyuma ugaruke wirebere uburyo ugiye kwaplayinga, sibyo? So rero ikintu ukuntu muri bubigenze kugira ngo mwiyandikishe, murajya kuri Google. Nimugera kuri Google murandikamo Aguka Fund, ariko aho ngaho bishobora guca muri process ndende, bamwe bikabagora. Wowe ngiye gushyiramo muri comment, ngiye gupininga comment, shyiremo link, noneho uscanning, ngiye gushyiramo agafoto ka Aguka Fund loan application, hanyuma ukajyane ugashyire muri Google, ujye ugascanninge, karahita kakugeza kuri link ubasha kuzuza iyo form yo kwaplayinga Aguka Fund, sibyo guys? Abantu benshi bakomeje kumbwira ngo si ibi bintu ngo ni urubyiruko bireba gusa. Yego, ni urubyiruko bireba gusa, urubyiruko rufite business rwatangiye gukora, rufite biriya byose nabasobanuriye, nibyo byose bazagenderaho bakuguriza amafaranga. Ariko kandi niba nawe utarakora business ariko ukaba ushaka kwiteza imbere, ukaba ukorera amafaranga makeya, ukaba wibaza ngo ese amafaranga yavamo igishoro, ufite inzozi zo kwikorera ariko uri kwibaza ngo ukorera amafaranga makeya ntabwo yavamo igishoro, ndakubwiza ukuri ko hamwe na Aguka Fund muri gahunda ya BK Capital wabasha kwizigamira, hanyuma bakakungukira 10%. Guys, ntacyo muzitwaza, hirwe mesha arahari. So niba ukorera amafaranga ubona ko ari make, dushobora gukorera 10,000 cyangwa 15 cyangwa 40 cyangwa 200, 100, 800 se miliyoni, hari uburyo bwiza watangira kwizigamira ukoresheje BK Capital Aguka Fund.
ukagenda ugatangira kujya usevinga amafaranga buri munsi cyangwa se buri kwezi, then bakakungukira 10%. Guys, amahirwe ni menshi, sibyo? Mutangire musevinge kuri iyi gahunda ya BK Capital, hanyuma ndakubwiza ukuri uyu mwaka uzajya gushira, amezi azajya gushira makeya bitewe n'igihe wihaye wamaze kubona cya gishoro, sibyo? Hanyuma murabizi iyo ugiye muri banki ugomba kuba nawe hari icyo ufite uheraho, sibyo? Ugomba kuba ufite icyo uheraho. Muri banki hari ama saving account agiye atandukanye, ushobora no gukoresha aya mafaranga ugejejeho muri saving account, ukaba ariyo ugira ingwate banki ikaguha amafaranga ukikorera ukagera kuri za nzozi zawe, sibyo? Mutangire mu saving buno buryo bwa BK Capital Aguka Fund, ni bwiza cyane, nanjye narabugerageje. Ubu ngubu rwose ngenda saving aho buri munsi uko mbibashije. Nawe rero utangira ubikore, sibyo? Kandi nimba wumva ufite ikibazo cyangwa se utekereza ukavuga ati ese umuntu yabikora gute, ukaba wifuza umuntu wagufasha muri application, ndahari. Unyandikire unsange kuri nimero yanjye ya WhatsApp nashyize hano kuri YouTube, murayibona. Unyandikire ngufashe applyingire buri kimwe cyose gisabwa cyose, hanyuma ndabizi muzashimira nyuma, sibyo? Mbifuriza ibyiza rero, mbifuriza ibyiza. Mureke dutere imbere, hamwe dutere imbere. Hanyuma ibi bintu nubikora ukabasha kubona iyo nguzanyo, ukabasha gusevinga kuri BK Capital, ukabona biri gukunda, umva ntuzibagirwe kuza gushimira. Uzaze utwandikira muri comment uvuge ati thank you, bya bintu bigeze ahangaha mbikora biri kugenda gutya, sibyo? Nzajya mbabwira ibintu byiza hano kuri iyi channel, niyo kubabwira amahirwe yose atandukanye azajya atuvana ku rwego rumwe atugeza ku rundi. Nzajya nyicisha hano kuri Magnificat TV show. So nimba ari ubwa mbere utubonye, nimba ari ubwa mbere umbonye, please ntiwibagirwe gukora subscribe kandi ukande no kukazogera kugira ngo ibiganiro byose bizajya biza hano ujye ubibona mu ba mbere, sibyo guys? So thank you for watching, mwakoze cyane. Nimba kandi iyi video yibonye ukaba wibaza ngo njye ntabwo ndi urubyiruko ntacyo yamfasha, ariko ufite mukuru wawe, ufite nako murumuna wawe, ufite babyara bawe, ufite bene wanyu b'urubyiruko uzi bafite utu business ariko bashaka kwagura kandi b'urubyiruko, ayo makuru meza uyabagezeho, sibyo? Uyabagezeho ubabere umumaro. Tujye tugerageza kubaho ubuzima bufitiye akamaro abandi bantu, nicyo ngicyo tuba twarahamagariye kuri iyi si. So murakoze cyane, murakoze. Usharing iyi video uko bishobotse, uyigeze kuri wa muntu wese w'urubyiruko wifuriza kubona yateye imbere, sibyo guys? Ndabakunda cyane rero, mukomeze mubane nanjye muri urugendo, musapotinge kandi dufashanye gutera imbere, sibyo guys? Baravuga ngo umunsi umwe wigira inama yo gusara, sibyo? Tubane hano rero, musapotinge aho bishoboka, mungira inama aho bishoboka, nanjye mbagira inama, dufatanye muri uru rugendo dukomeje twese muri ubu buzima. Murakoze cyane rero, ntibibagirwe gusharinga, ntibibagirwe gukora subscribe. I love you so much, keep in touch, see you next time.